nimba utari kubwira abantu ko bari gukora ibyaha uri kubabwira se ko Isayi, nimba utari kubwira abantu ko bari mu nzira mbi uri kubabwira se ko bazajyayo. Usomera vuba vuba. 54 Yesu arabasubiza ati niba ni icyubahiro ni icy'ubusa. Uwo icyubahiro ni data, uwo muvuga ngo ni Imana yanyu. Nyamara ntimumuzi ariko genda muzi. Kandi navuga yuko ntamuzi naba ndi umunyabinyoma nkamwe. Ariko ndamuzi kandi nitondera ijambo. Haleluya. Tugomba kwitondera ijambo rya data tunyuze muri Yesu Kristo. Niba tutaritondera ijambo rya data tunyuze muri Yesu Kristo, ntabwo turaba abana b'Imana. Uko ni ukuri. Niba tutaritondera ijambo rya data tunyuze muri Yesu Kristo, ntituraba abana b'Imana, kuko biracyatugoye kuba abana b'Imana no kwitwa abana b'Imana. Amena. Komeza. Mungu mutana gatatu Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye kandi awubonye aranezerwa. Nabishi Aburahamu sekuruza wanyu yifuje kureba umunsi wanjye kandi awubonye aranezerwa, ariko mwebwe mwabonye mbarimo mwegeze mumenya. Yesu ari mu nsengero ariko ntimwamumenye. Imana iri kumwe namwe ariko ntimwayimenye. Ibitangaza by'Imana biri kumwe namwe ariko ntimwabimenye. Ni ikibazo. Yesu aturimo ariko ntituzi ko aturimo. Yesu ari hagati muri twe ariko ntituzi ko ari muri twe. Yesu yatugendereye ariko ntituzi ko yatugendereye. Ni ikibazo. Urazi gusurwa ariko ntumenye ko wasuwe. Urazi kumva ijwi ry'Imana ariko ntumenye ko ari iry'Imana. Urazi kubona Yesu aza ariko ntumenye ko yaje. Ndababara cyane kuko turi mu buyobe kandi nitutihana tuzarimbuka. Kandi mu rugamba rukomeye. Dufashe komeza. 57 Abayuda baramubwira bati ko utaramara imyaka 50 Aburahamu wamubonye ute? Wabyumvise? Abayuda baramubwira ati ko utaramara imyaka 50 Aburahamu wamubonye ute? Bazakubwira atari wowe kutaramara imyaka 3 ukijijwe uravuga iyo Mana uti ariko wowe ko twabonyeje mu ndego batije ariko twakubatije iyo Mana wayibonye ryari? Bazakubwira atari wowe ibyo ngibyo ariko murashaka cyane tugomba kubanza tukakwigisha, tugomba kukwigisha uko basenga, tugomba kukwigisha uko bahanura, tugomba kwigisha kutamenya bimaze abantu. Dore kutamenya byisha abantu benshi. Ngo Aburahamu wamumenye ute? Kutaramara imyaka 50. Abantu barazi neza ko Imana igomba gukorera mu myaka. Dore kutamenya ko dore abantu bapfiye. Maze imyaka 50 ni muri torero, maze imyaka 30 ni umukozi w'Imana, maze imyaka runaka senga, narabwirije abantu ubutumwa bwiza, ariko urasoza kunyigisha mfite experience. Dore impamyabushobozi yanjye. Uruzi ko nigiye mu Bwongereza, uruzi ko nigiye muri Amerika, nigiye mu Burayi. Tabyo nabyize. Yesu niba mwiga mu ishuri. Yesu ntabwo wamwiga mu ishuri ngo umubone. Bishoboka. Yesu ntabwo bamushaka mu ishuri, ntabwo bamwiga mu bitabo. Yesu tumumenya turi mu ijambo rye. Ngo niba muri njye nanjye nzaba muri mwe. Ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Ariko nimutuba muri Yesu nawe ntazaba muri mwe. Imana idufashe. Komeza. 58 Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Nuko batora amabuye yo kumutera, ariko Yesu arihisha asohoka mu rusengero. Wabyumvise? Yesu arababwira ngo Aburahamu ataravuka njye nariho. Bahita batora amabuye yo kumutera. Bahise bafata amabuye yo kumutera. Nutangira kuvuga ukuri rero, abantu bose bazagutinya, abandi baguhunge, abandi bigireyo, abandi batangire no kugusebya n'ibitariho, batangire no kukuvuga ibitariho. Arababwira ati Aburahamu ataravuka njyewe
ngo bahagurukije amabuye, batoye amabuye yo kumutera. Ibyo bamwita byose babimwise byarangiye. Bamwise ko ari umusamariya, bamwise yuko ariko dayimoni. Noneho babuze ikindi bamwita, batoye amabuye. Niba webwe bakwita bazakwita umusataniste. Niba bora no kukwita umusataniste, bazakwita yandi mazina menshi kugira ngo bapfobye ikikurimo, ariko ntibazagihindura kuko atari bo bakigusizemo. Haleluya. Icyakugiyemo si bo bakigusizemo, ntibazanakigukuramo, kugira ngo izina ry'iteka ry'urute rihabwe icyubahiro. Imana idufashe cyane. Reka twongere duhindure igitabo, tugende mu gitabo cy'Abakorino, Abakorino ba kabiri, igice cyaho cya 4, turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa 5, turangiza wa 6. Imana idufashe cyane. Dusomera vuba. Basoma mu izina rya Yesu. Amagambo Abakorino ba kabiri igice cya 4, amagambo avuga ku bya Yesu Kristo byonyine Pawulo abwiriza. Ibya Yesu Kristo byonyine ngo nibyo Pawulo abwiriza. Urabwiriza ibyandi, urabwiriza ibyandi. Ngo ibya Yesu Kristo byonyine nibyo Pawulo arimo kubwiriza. Ese ndimo kubwiriza ibyandi? Ese urimo kubwiriza ibyandi? Imana igufashe cyane. Komeza. Baravuga ngo nuko rero ubwo dufite uwo murimo wo kugabura iby'Imana kubw'imbabazi twagiriwe, ntiducogora, ahubwo twanga ibiteye isoni ibikorwa rwihishwa, tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tuvuga ukuri tweruye, bigatuma umuntu wese adushimisha umutima we imbere y'Imana. Amena. Tugomba kuvuga ukuri tweruye kugira ngo izina ry'Uwiteka ryubahwe, abantu bashima Imana. Ntabwo tugomba kwihamya, tugomba guhamya dutumye kugira ngo izina rye ryubahwe. Komeza udusomere. Umurongo wa 3, ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka aribo batizera, abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Byumvishe ubutumwa bwiza bwarahishwe, abantu bari kubuhisha, bari kwanga kubuvuga, bari kwanga kubuvuga uko buri, bari kwanga kuvuga ukuri. Nivuga ukuri abakristo bagende, nivuga ukuri abakristo ntibongera kumva icyacu, nivuga ukuri ntabwo bongera kubona amafaranga yo kuri haruwaki, nivuga ukuri sinongera kubona ikositime namba, nivuga ukuri sinongera kubona ikirato namba. Uvuga ukuri ntabwo wabayeho kuko abakristo bayeho kubwa Yesu. Vuga ukuri. Niba utavuze ukuri uravuga ko nta bantu uri kubajyana, abantu usubara imbere uvuga iki? Uravuga se ko ijuru uzabajyana bari iryabo cyangwa bari ijuru ryawe barimye? Vuga ukuri kuko nta rindi ijuru rindi rya kabiri rihari tutanyuze muri Yesu Kristo. Bwira abakristo ukuri. Umurongo wa 5, ubwo tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu ko ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Amena. Njyewe ntabwo ndi umugaragu ndi umugaragu wa Yesu. Nitubwiriza abantu ukuri kuko nijye tuvuga n'abarya. Bibiliya yose nitwe ni yacu. Bibiliya ni Uwiteka Imana. Nituyivuga ukwiriye, twiyigabanya, twiyongera, nituyivuga ukwiriye, twe kubwira abantu ibyacu. Uzi ko twafashe umurimo w'Imana tukawuhindura inzu yacu, tukawuhindura depo yacu. Muri depo yawe ujya kurebamo ibyo ushaka, muri firigo ujya gushakamo ibyo ushaka, ubikuramo igihe ushakiye kandi ukabishyiramo n'igihe ushakiye. Uzi ko abakristo twabafashe nabo muri firigo yacu, muri depo y'ibyo kurya byacu? No, muri abantu b'Imana, muri abantu b'Imana. Mugomba kumenya ukuri kandi uko kuri mukakubwira abandi, kandi mugomba kumenya ukuri
mukaguhishurira abandi bakabohoka, kuko namwe mwabohotse. Nimba uyu munsi tutari kubabwira ukuri, turabwira ko muzagera ikibazo. Umurongo wa 6, Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu, kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Amen. Ngo Imana yagize ite? Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima. Ngo niyo yaviriye mu mitima yacu. Iyo niyo yaviriye mu mitima yacu, kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. none se niba ndi umuntu w'Imana nkaba nari kukwereka umucyo uva muri Yesu Kristo, nkaba nari kukumurikira inzira nziza ikuyobora neza, ndimo kujyana akiri kwibaza hano mu Bubiligi Abanyarwanda namaze kugira amatorero abiri. Mufite itorero ry'Abahutu, mufite n'itorero ry'Abatutsi. Ese Imana ijya muri iyi karikiriki? Pasiteri uri kubwira umukristo ko ari Umututsi, uri kubwira umukristo ko ari Umuhutu. Ese Imana usenga ni Umuhutu cyangwa ni Umututsi? Sobanurire Imana dusenga, sobanurire abakristo Imana y'ukuri ijya muri uyu rusengero karikuruki. Ese yanga ndigakundana? Ibyo ni formule Satani yazanye mu bantu kugira ngo abantu bacike n'ibice. Ese kugira ngo Satani yabyo abantu yagombaga gukoresha iki? Yagombaga gukoresha ibyo bita amoko kugira ngo umuti inzira y'Imana. Ndimo ndibaza, ese pasiteri uyu munsi niba uri kubona umukristo ari kukubwira ngo runaka n'Umuhutu, runaka n'Umututsi, ukaba utari kumubwira ko azabikora, umubwira ko azagiye. Ijambo ry'Imana ngo umuntu wese wanga mwene se n'umwicanyi, nibwo utari kubwira umukristo ko ari umwicanyi, uri kumubwira iki? Mana yanjye, ni ikibazo. Nibwo utari kubwira umukristo ko ari umwicanyi, uri kumubwira iki? Nawe pasiteri uri umwicanyi, kubera ko utari kubwira umukristo ukuri. Nawe uri umwicanyi, nibwo ijambo ry'Imana ribimbwiye. Nutabwira umukristo ko azarimbuka, nutabwira umukristo ko ugomba gukunda mugenzi we, uzarimbuka kandi uzarimbuka nawe. Kandi nawe uri umwicanyi imbere y'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga, injira muri Yohana, injira muri Yohana wa mbere igice cyawo cya 3, usome uhereye ku murongo wa 8, tubirebe neza urebe ukuntu uri kuyobya abantu. Iyi Bibiliya urayifite pasiteri, uri gutangira kureba mugenzi wawe ukamwita Umututsi, ukamwita Umuhutu. Iyi Bibiliya urayifite. Ndagira ngo mubwire ngo uri Umunyarwanda, ntabwo uri Umututsi, ntabwo uri Umunyarwanda, kandi uri umuntu w'Imana. Yohana wa mbere, rero muri Yohana wa mbere igice cya 3 uhereye ku murongo wa 8 turageza ku murongo wa 15, kugira ngo ubyumve neza, urebe ukuntu utari kubwira abantu iri jambo kandi iri jambo ari ryo rigomba kubakiza. Urebe ukuntu utari kubwira abantu iri jambo kandi ari ryo rigomba kubabohora. Wabwiwe byinshi kandi uzabazwa byinshi pasiteri, wabwiwe byinshi kandi uzabazwa byinshi mu muhanuzi, mu vugabutumwa. Bwira abantu ukuri kugira ngo bave mu buyobe. Dusomere. Turasoma Yohana wa mbere igice cya 3 guhera ku murongo wa 8. Ukora ibyaha n'uwa Satani, ukora ibyaha n'uwa Satani. kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha.